ngwe no mwana nkunda nkwe nkihoreze shenge nge nshuti yanjye turamukanye cyonko mbwira shenge nge nk'icyagushegesha umutima maze shenge mwihoreze mankazumbwira ikikubabaza cyose ngwino nkihoreze mankazumbwira ikikubabaza ntunku kagira intimba k'umutima ntunku kababare dorora mfite nke nzi nk'igomwa byo nkoze ariko nkuri ndikikubabaza nshuti mana yankandemeye niryoshye imwe kuri twe nshuti mana yankandemeye niryoshye imwe kuri twe twahembwaga 7 ariko wahereye kuri 3 mu ntara n'igihumbi waragihembwa ukava ku mpembwa bwa mbere nahembwa 5 kandi nzanka jamba vuga nikize mbaririmbe shoza mbabwira nti u Rwanda rw'inkiza rw'abinkibarutse. Muraho neza muriho kandi muraho nanone. Bahaye ikaze none ku Mutagara KTV iwabo w'imyidagaduro gakondo, iwabo w'umuco nyarwanda, iwabo w'abataramyi ariko kandi ni wabo bakunda igitaramo ariko kandi cy'imyidagaduro kiganje imyidagaduro. Nibisanzwe nitwa Kamanzi nkabaruzura amakengo rwa mugenza ndo mushumba rugamba nongeye kubaha ikaze mu Mutagara KTV. Ndabashimira ko mukomeje kudukurikira, ndabashimira ibitekerezo byanyu mukomeje kuduha, ni nayo mpamvu uyu munsi nabazaniye mutaramyi wakataraboneka kandi cyane. Reka maze mwakire. Muraho mwese, nitwa Nkurunziza Atanazi, ndi rusarikana mete ingamba zisobetse, ndi nyamibwa, ndi shongore baririmba. Bakagira Imana oya ishyamo n'indirimbo. Nje kubaramutsa mbakumbuye, nje kubaramutsa binzinduye, nje kubaramutsa nurutse kure, ijwi ryanjye rigera mu bicu ry'ijoro ry'u Rwankanda ngo amashya magana. Nje kubaramutsa ntera imbyino mpanitse cyane ndanguruye, ndetse abakonkubwa bayigemo nabo ngo bayisohokeye, ijwi ryanjye rigere mu bicu ry'ijoro ry'u Rwankanda ngo amashya magana. Muhore mankama mwihore zari nkiko tugwane mu nkunda mungire mbagire nke. Nje nzanye shimwe ku mutima, dore nzanye nirinkindi mu muhogo, ndabubatonkuye bamenya kubyankara mugwiza Rwankanda ibirezi mbihoze nke. Muraho ariko ayayayaya murakagira Imana. Noneho atinje kubaramutsa
bafitiye impano ku mutima ariko kandi mbatuye n'impano y'umuhogo. Uncle K, wamwumvise? Turabaramukije rero kandi tubahaye ikaze, ngira ngo umutaramyi wacu mwamubonye. Ikintu nkunze, indirimbo zitamenyerewe. Iyi ndirimbo iririmbwa he? Iyi ndirimbo ni ya Cecile Kayirebwa. Uzi ko itazwi cyane? Ntabwo izwi cyane. Kereka nkamwe. Nyine hari abantu ba kera be bazizi. Hari igihe bakubwira gutarama akakubwira ati ngwino ndashaka iyi ngiyi, ndashaka iyi ngiyi, ndashaka iyi ngiyi, bitewe n'ukuntu akunda ibyo bihangano cyangwa se n'ibyo ashaka mu bukwe bwe. Aho ngaho mwamubonye rero, amaze kubibwira ni Atanazi, ariko kandi igihe tukamenyana kuva kera. Urabyibuka ko tuziranye guhera 2011? Cyane rwose cyane. Ndibuka tujyana no mu Mutara nka za 2012 cyane rwose, za Karangazi. Abantu ba Karangazi turabashuje, abantu ba Kamate hakurya aho ngaho. Uciye hariya muri tera hejuru ukazamuka mu mudugudu. Turabakeje cyane, muri abataramyi, muri abantu mwakundaga gakondo kandi n'ubu ndabizi ko muyikunda. Turabasuhuje cyane. Atanazi ni muntu ki? Atanazi guhera mu bwana kugeza ubu. Mu buzima bwanjye bwo kuririmba se, hera Atanazi aho wavukiye, niba wubatse, intangiriro yawe yo kuririmba kugeza ubu. Ni ibyo rwose abanyarwanda bakumenye, ndabizi ko bakuzi ariko bakumenye nanone. Umuntu rero witwa Atanazi nitwa Nkurunziza Atanazi. Papa yitwa Bizimana, mama yitwaga Gato, avuka mu bana babiri nyine, niwe Gato nyine, afite na gakuru we ariko ntibakiriho. Hanyuma rero ngewe ubuzima bwanjye bwo kuririmba urebye nakuriye mu kiliziya. Kubera ko navukiye ku Gisenyi, Rubavu hariya, iriya paruwasi ya Gisesitara Marisino nabatirijwe mpabwo Christian ndanakomezwa, ngo naririmbaga mu kiliziya aho ngaho. Ni naho impano yanjye yo kuririmba yatangiriye. Utangira uririmba mu kiliziya. Kiliziya kikaba cyaratezaga imbere umuco, kuko wasangaga harimo, jewe nabaye ahantu bita muri, sinzi niba amaparuwasi yose ya za kiliziya yose yarabaga ameze atyo, ariko twari dufite korali y'abana yitwaga Paul Cantores. Yego. Kandi ndakeka ko nanubira cyari iyo korali wasangaga iri mu maparuwasi yose y'amakiliziya. Noneho nakuriye kwa Masenge, iyo korali abana bakayikuriramo. Noneho ugasanga bagiye bafite n'itorero rihamiriza ku kiliziya, ugasanga abana bafite impano barimo barakurira aho ngaho. Ahantu nk'aho ngaho niho wamenyekanye kugira ngo winjire noneho mu kuririmba umuco bitari byo mu kiliziya? Oya, ntabwo ari aho. Ngewe narimbaga muri korali yitwaga Emmaus y'abana batoya. Ndibuka Papa Yohani Paul wa kabiri yaraje dukora ikimenyetso cy'umusaraba, bari batuzanye abirikira batuzanye no kuri Stade Amahoro. Baratuzana adushyira ikimenyetso cy'umusaraba. Ubwo ni nko muhe mwaka? Papa Yohani Paul wa kabiri yaje muri 1989. Noneho rero turangije ababikira barongera badusubizayo. Noneho rero gutangira ariko icyo gihe bari baratangiye kudutoza ibintu byo kubyina nyine, ariko icyo gihe nabyinaga ntabwo naririmbaga indirimbo z'umuco. Indirimbo z'umuco nazitangira ahantu bita, nazitangiye muri 2000 mu 2000 nibwo natangiye kujya mu muco. Ndibuka mu itorero bitaga Twizerane, ryabaga he? Irubavu. Byakoze amarushanwa menshi ngira ngo no kugira ngo njye mu rukerereza ni iryo torero nagiyemo mvamo. Noneho kugira ngo tutakerereza umunezero w'umutima w'abantu, kwibwira abantu ni byiza, ariko ndifuza ko umuhogo wawe wo guhera muri za 80 na kangahe tutawupfusha ubusa. Ongera usharike ingamba, wongere uririmbira abantu, watura indirimbo nziza kwako, ariko uraririmba ndeke bakumve. Ngwe no mwana nkunda nkwe nkihoreze, shenge nge nshuti yanjye turamukanye, cyonko mbwira shenge nge nk'icyagushe hegesha umutima,
maze shenge nkwihoreze mankazumbwira ikikubabaza cyose ngwino nkwihoreze mankazumbwira ikikubabaza ntukagire intimba ku nk'umutima ntukababare dorora mfite nzi nk'igomwa byo nkoza ariko nkuri ndikikubabaza nshuti Imana yankandemeye niryo shimwe kuri twe nshuti Imana yankandemeye niryo shimwe kuri twe nzanka guhendahenda uko nkoshoboye ni wangana bwo nzakuririra anka mankarira yankange nkise nshuti ntazapfa ubusa cyose ngwino nkwibureze mankazumbwira ikikubabaza cyose ngwino nkwibureze mankazumbwira ikikubabaza. noneho ubundi iyo abantu barimo kuririmba hano natumiye nanjye injyamo ariko wowe nagutinye chance natinye kujyamo. Hanyuma Atanazi amaze guhabwa umugisha na papa Yego yinjira muri gakondo muri za 80 na kangahe? Ninje muri gakondo muri 2000 mu bihumbi 2000. Wageze mute? Wahereye muri he torero? Ninde wakubajije wakubonye akavuga ati waza muri gakondo cyangwa warijyanye uravuga uti bakubonera aho ngaho wijyanye? Mbo icyo gihe hari amarushanwa yabaye no kukiriza ariko mbere yuko njya muri korali nakoze amarushanwa nabwo banshyira muri aruto nzi kwiririmba cyane niryo jwi nkunda alto na soprano niyo majwi nkunda ngenyine. Mbo noneho njya mu itorero hari amarushanwa abaye ndibuka icyo gihe hari umunsi w'abagore kwa kundi abagore bo abari n'abategarugori none icyo gihe rero tugenda duserukiye umurenge wacu ibintu nk'ibyo nyine mbo haza kubyinamo iryo torero rije kubyinamo rero biba ngombwa ko njya kujya kubafasha cyangwa se kujya kubareba ahantu babaga. Wari wagiye mu kirori? Nari nagiye mu kirori mbona ni byiza njyamo bigeze aho ndabaza se mubahagana he kujyamo bisaba iki bati ni ubuntu wowe uzazi se washobora iki ariko nagiyemo mbyina nakubwiye ko nari umuririmbyi. Ubwo ni nk'aba bazamu baba bafata mu izamu bikarangira baragiye kuba barutaye izamu. Yego. Cyangwa abadefenseri bikarangira babaye abazamu. Nanjye rero nuko byagenda nagiyemo mbyina ariko kubera gutwarwa n'indirimbo natangiye hari umukobwa waririmbaga ngo indirimbo natangiye wongeye kuyikubwira ni umushagire witwa ngo inkizire shaka ry'iwankacu mama wararanka yendare nza kwijyanira no gukorera umubavu mama wararanka yendare nza kwiyereke iranibi nk'iyaga mama wararankaye ndare. Iyo niyo
natangiriye. ni nziza. Kubera ko twaririmbaga turi babiri, umukobwa n'umuhungu, nashyiragamo aruto banyumvise bati ugomba kuguma, nuko byagenze ntangiriraho. Ariko byari ku Gisenyi, byari ku Gisenyi. Ariko uribuka ko twajyaga tuza mu marushanwa hano i Kigali. 2003 rero twaje mu marushanwa hano i Kigali, bagomba gutoranyamo abantu bo kujya muri Bari National Rukerereza. Icyo gihe 2003 nibwo natangiye kujoininga Urukerereza. Kandi turutse mu itorero ryo ku Gisenyi. Mwarazaga mugakomeza, ndibuka centre culturel kiri hariya. Mwarazaga abajuriste babaga bari hariya, noneho ukaririmba. Hari mu bari abo bajuriste hari abo wibuka? Bamasamba bari bataragera mu ngiro na bamuyanga. Hari Thomas, hari Barugano, Kalisa. Ariko mwese mugatinya Rugano. Rugano mukamutinya? Oya, ntabwo twamutinya kuko Rugano ntabwo icyo gihe twari turakamenyana. uzi ikintu cyatumye menyana na Rugano, ni indirimbo yitwa Abamba Nkanda. Urayiririmba? Iyo ndirimbo niyo yatumije Rugano ankunda kugeza na n'ubu niyo duhura. Wari wayiteye ndirimbo, ariko sina Rugano wenyine kuko na Masamba akunda naririmbiye indirimbo Abamba Nkanda. Nuko muza mu marushanwa, hanyuma baradutoranya, nuko twagiye tuza mu Rukerereza kurinda kugeza na n'ubu. Mu Rukerereza uhazamo bwa mbere mwari mugiye kujya hanze cyangwa mwari mugiye kuririmba? Icyo gihe batoranyaga abakinnyi, kuko icyo mbere yuko bahamagaraga abakinnyi b'Urukerereza, bazaga mu birori bya leta by'igihugu nyine. Icyo gihe bahamagaraga babandi batoranyijwe, nibo bahamagaraga. Babona ko badakwiriye bagahamagaramo abandi nabo babiza, ariko bahereye ubwo ni selection, bamwe bakagenda bavamo abandi binjira. Yego rwose. Dusobanurire abanyarwanda bakurikiye Umutagara KTV bataza kumva ko batoranyaga abakinnyi b'Urukerereza ngo bumve ari abakinnyi bakina football cyangwa basket. Turagira ngo tubamenyeshe ko no mu ikipe y'igihugu y'abaririmbyi mu Rukerereza, itorero ry'igihugu, nabo bakoresha terime y'abakinnyi. Nimugire ikibazo. Nuko ahantu wa hambere wabyiniye waririmbye Urukerereza rwataramye, wari uri ku Mukondo muri korali? Ndabyibuka ubwa mbere naririmbye, reka nkubwire rero, ntari muri stade Amahoro. Amahoro. Uribuka perezida wacu Kagame? Mundi iyo umuntu avuze ngo perezida akongeraho ngo wacu, perezida wacu Kagame arahira bwa mbere 2003 nateye indirimbo yitwa bakonkoga bamara rungu, yewe mwira wenye ko twanatumanyeho twese, yewe mwira wenye namararo iwangacu namaramuko, mbeko twanatumanyeho twenyese, yewe mwira wenye kurunguyu musi mwiza, yewe mwira wenye namararo iwangacu namaramuko, ye nimunkukenyere mukenyeshe, yewe mwira wenye nimunkukeshe yenitaramo, yewe mwira wenye namararo iwangacu namaramuko. Iyi ndirimbo ikaba nziza. Noneho abakobwa barayishagiriye. Umumama wari kwirimba yitwaga Julienne, presidente w'itorero ryahoze ari Imena, w'itorero Imena, ndibaza kurize. Ndarizi. Uwo munsi wageze yasaraye, arareba mu baririmbyi bose ati nta wundi muntu watera ino ndirimbo nyishinza Atanazi. Ayinyigishiriza hari ahantu hahoze Kojadi, uraharuza imbere ya stade. Nawe yayingishije
nanjye Kuri uwo munsi kuri uwo munsi rwose narishimye birandenga. Reka nkubaze ikibazo. N'iyo mbyino wiyumvise ute? ntabwo nakubwira kuko byari ibintu byiza cyane kuririmba. Urukerereza bagenda baguha amashyi bati ni wowe wari ufite mikoro mu buzima. Perezida arimo kurahira. Ntabwo nakubwira ukuntu biba binejeje kuririmba imbere ya perezida. Hanyuma uva mu itorero ryo ku Gisenyi ugira ute? Mbere yuko mva ku Gisenyi ni Rugano wantumye. Nakubwiye twavuge Rugano yari afite itorero yitwaga Théâtre Bare Mutabaruka. Théâtre Bare Mutabaruka. Byakoraga amatiyatire ariko akavangamo n'ibintu byo kubyina. Noneho ngewe navuyeyo twaje yaraduhamagaye kuko Mbarushimana Jean Damascene uri wa mubiri yavuzaga ingoma cyane. Ni wari perezida wacu. None yaramubwira gatunzanire abaririmbyi bake n'ababyinnyi bake abakobwa n'abahungu. Nawe yabyinishaga mbese ni nkaho itorero ryari rimeze nkaho ari bari nawe kora n'ubundi ryari bari. Hakundaga kuba harimo iryo ryo ku Gisenyi za Garukurare n'abandi bose bakaza bagakora iryo torero nyine. Noneho rero nanjye nuko naje ariko indirimbo yanzanye cyane nabamba nkanda. Abamba nkanda yiririmbe kuko nabwiye abanyarwanda nabwiye abakurikiye Umutagara KTV dufite abantu bo hanze badukurikira. Izi ndirimbo ntabwo baba baziheruka. Izi ndirimbo ntabwo ushobora kujya kuri YouTube ngo uzishake. Niyo mpamvu Umutagara KTV twaje kugira ngo tubaneze imitima, kugira ngo gakondo ibarizwa ahangaha iwacu. N'undi wari we wese rwose umubwire ahangaha ni wabo wa gakondo. Tuzajya twumva indirimbo za kera, twumva indirimbo z'ubu, twumva indirimbo zo hagati zitazwi abantu batigeze bamenya, ariko kandi byose bigamije mu guteza imbere umuco no kuwusigasira ndetse no kumenyekanisha impano z'abantu. Uyu mugabo ni ubwa mbere agiye kuri YouTube, ndabeshya? Ni ubwa mbere keretse wenda turi ku bya bindi bafata muri rusange. Abamba nkanda mana yanjye twagiye. nabanje nyiricumu ryaje rirangamiye kunesha yarigemye umubisha mu gihumbi atireka icumu rishira inshunju rirakifitiye amava muhira yegoga maze abakobwa bakayibyina neza. Bagira batya? Yego cyane rwose bayibyina neza igenda gake n'imbyino nziza cyane y'abakobwa rwose. Umugabo witwa Kavuna, umusaza Kavuna w'Inyanza uramuzi? Ndamuzi cyane kuko uwo niwe wayiririmbaga natwe tugenda tumwigira. Kavuna ni muntu ki kuri wowe? Umusaza yewe naramusuye iwe mu Rwanda hazi. Ni inshuti yanjye magara. Nawe ndifuza kuzamutumira. Kavuna Foromina se uramuzi? Abo bantu babiri rero nibo barumudo banjye kuko n'indirimbo nyinshi za kera ntazi nibo bazingishije. Twagiye gusura Foromina hanyuma hazana Kavuna, mbese bose tubasurira hamwe. Ibintu biba byiza rwose, turatarama turanezerwa. Na n'ubu ndabasuje kandi ndabashimira ibyiza byose. Imana ikomeze ibare mbere kandi bakomeze babeho cyane rwose. Yewe Kavuna ibaho ubuzima rwose. Muri kiriya gihe cya Covid ikirangira
Kavuna kuko nabaga i Nyanza Yego. nakoreraga i Nyanza. Kavuna twarahuye mpujwe nawe duhujwe na Karori uramuzi. Kavuna niho namenye Bamba Nkanda, ntabwo nari nakayumviseho, niyo ngiyo niho nayumviye ariko akayigirira umuhogo uteye ubwoba. Nuko itorero rya Ruganuza kuza kurivamo ndifuza kumenya ukuntu waje itorero wahereye muzi Kigali noneho muri aya ngaya azwi. Hanyuma ndi kwa Rugano, uribuka igitaramo cyabaye cyo kwiziza imyaka 100 umujyi wa Kigali ubayeho, urabyibuka? Nibuka neza, ariko icyo gihe habaye amarushanwa y'imyaka 100 y'umujyi wa Kigali. Icyo gihe ndibuka Inganzo Ngari nizo zabaye za mbere. Hanyuma icyo gihe nazo zarushanwaga nazo, ni ukuvuga ngo zarushanwaga nazo, nta rindi torero bahirwaganwa. Ariko icyo gihe haje Inganzo Ngari, haza Imena yari akihari, haza Amarebe, haza Ababerewe, natwe tuzamo turi kwa Rugano. Icyo gihe twabaye aba gatatu tuba kwa Rugano. Aho rero niho Inganzo Ngari zamboneye. Ahari mu uhe mwaka winjira mu Nganzo Ngari? Ubwo 2008 rwose. Ni 2008 nagiyemo mu Nganzo Ngari. Ubwo nari nibereye hariya kunabaga kwa Rugano, twabanaga mu rugo. Nuko ngiye kubona mbona hari umugabo wa mu Bubiligi witwa Budara, niwe wari perezida w'abaririmbyi mu Nganzo Ngari. Hanyuma abarampamagaye, ubwo nuko nagiye mu Nganzo Ngari. Za 2012 nakubonaga mu ntinyiharya sinzibagiwe kwa Tonto. 2012 rero 2012 kwa Tonto ntabwo nigeze njyayo. 2013 byari bya bindi byanyu kwa Tonto uzi igihe merukira kwa Tonto. Mbo twari twagiye gufumira ahantu bita niba ari hagana he, mbese mwari mwagiye gufuma? Twari twagiye gufuma mu bukwe bw'umuhanzi ntibuka neza. Inganje mu Nganzo? Oya, ntabwo zaziraba Inganje mu Nganzo, yarafumishaga. Ndi hamwe n'umukobwa witwaga Christine, ndi kumwe na Zabayo. Icyo gihe twa twarafumye twibumbi hamwe, nye twitwaga Itorero Imanzi. Muhembwa 3000? Oya, icyo gihe twahembwaga 7. Mwahembwaga 7? Twahembwaga 7. Ariko wahereye kuri 3? Mu ntara n'igihumbi waragihembwa. Ukava ku mpembwa bwa mbere nahembwa 5. uhembwa bwa mbere uvuye ku Gisenyi uzina hano noneho? Oya, amafaranga wahembwe sinanga nahise njya kuri 7. Ubwo nyine baba bagupyese nawe urabyumva bakaguha 5. Kandi wateze wavuye ku Gisenyi uri busubireyo? Oya, ngese nagise Rugano yamaze kumpamagara icyo gyara nahise mbiwe. Karego yahise ambwira ati mwana wa ntugomba kuvanga, ugomba kuguma. Icyo gihe nazanye n'undi mubyinnyi witwaga Damascene, ariko nawe yaje kwitaba Imana. Wahita acika intege nyine ahita agenda, ngiye nguma kwa Rugano. Nuko nabaye muri Kigali. Nuko wabaye muri Kigali. Uza kuzana n'umuryango ryari? Ambo umuryango wanjye ntago wabaye kuko umuryango wanjye ukomeje kuba mu ntara. Ni nayo nubatse, mfite umugore n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ubyaye neza? Nuko bimeze. Ni nayo biga abana banjye bagiye kurangiza segonderi 2. Undi yakoze examen ejo bundi, wenda zatsinda ejo bundi. Undi aracyari muri primaire bari mukira mu wa 5 primaire. Urumva nabo. Reka rero nkubwira Atanazi, dufite ibintu byinshi byo kuganira. Ngira ngo anko wabyumvise, dufite ibintu byinshi byo kuganira. Ndashaka kumenya umunsi wa mbere utega indege ujyanye n'urukerereza. Byari ryari? Unambwira amafaranga winjije niyo menshi. Umunsi mwavuye gukina mugahabwa amafaranga menshi niyo bitaba kuri uwo munsi wa mbere. Wiyumvise ute umunsi wa mbere utega indege ugiye mu itorero ry'igihugu rukerereza? Umunsi wa mbere tujya mu ndege rero n'ubundi byari ku munsi ndabyibuka manza ari 2010 yari. Ni 2010. Ni 2010 kuko icyo gihe twari turi mu gutegura umunsi wo kwibohora. No twari turimo gutegura, biba ngombwa ko twari twagiye muri festival y'igihugu muri Algeria. Muri Algeria. Niyo twari twagiye,
turi urukerereza icyo gihe Albert Mwanafunzi ndibaza niwe wari perezida w'urukerereza niwe twajyanye mbo ngira ngo nibyo ubu uragarutse ugarutse wumvaga umeze ute icyo gihe uvuga uti mvuye mu ndege icyo gihe rero bwa mbere njya mu ndege mana yanjye nyine abantu bagendaga mu ndege bakakubwira ngo iyo ugiyemo ngo umuntu ngo araruka ngo akagira gute ibintu nk'ibyo nge umeze nk'ugiye Rusizi ariko ngewe numvise nta kibazo ahubwo ahantu nagiriye ubwoba ni ukumanuka kw'indege niho nagiriye ubwoba ariko nyuma yaho nza kumenyera kubera kujya mu bindi bihugu ibintu nk'ibyo nyine hanyuma kuvayo rero ndibuka icyo gihe baduhaye amadolari 100 icyo gihe niyo baduhaye amadolari 200 minisiteri n'amadolari 200 kandi ubundi ku mufumo warahembwaga 120 by'amanyarwanda kandi ubundi warahembwaga 7 mu itorero uravuga uti ndakize ntiyagusemo inzugi ebyiri za Antarika hanyuma noneho ariko Algeria naho bari baduhaye amadinari 7,000 by'amadinari buri muntu noneho rero hano banki nationale yacu ntago yavunjaga icyo gihe kuko twari twajyanye na Sibomana Atanaze uramuzi uriya wahoze ari umunyamakuru kuri Radio Rwanda twari twajyanye noneho bigeze nyuma rero ahamagara umwe mu bakozi ba banki barabose amadinari yanga mushobora kuba muyavunja bati woye icyo gihe bavunjaga idinari rya Libya n'idinari rya Misiri niryo bavunjaga hanyuma ubwo biba ngombwa ko tuyagura ibintu aho ngaho imyenda y'abana ibintu nk'ibyo inkweto turitahira turaza ariko byaradushimishije twumva turanezerewe cyane nuko Atanazi za 2003 atangira nyuma y'uko Rugano akugaragaje cyane kurushaho muri ya marushanwa mabayemo ba gatatu inganzo ngari zirakurambagiza uzijyamo guhera 2008 ariko ejo bundi ugira uti inganzo ngari reka ncumugara nsanga inyamibwa cyane uriya rero reka nkubwire inganzo ngari pe ni abana beza barabyina kuburize twabanye imyaka ni inshuti zanjye buriya njyamo urumva harimo uriya Aline nyiri ntayoberana Manu umugabo we twari twuzuye mbese tumeze neza cyane barabyinaga no kumva wabaye inka kandi tubona n'amafaranga icyo gihe ibintu ntabwo byari biragahenda cyane ubona ibintu ari byiza cyane bimeze neza nta kibazo icyo gihe n'abana bari bakiri batoya wumva mbese ibintu byose bimeze neza ariko urumva uko byagiye bizamuka ugenda ushaka ubuzima bwagiye buhenda uravuga uti rero reka njye aho bishoboka reka njye ahandi ndebe ko naho byakunda bitewe n'imibereho uhabona n'ubuzima wahasanga noneho baba ngombwa nyine ko mvuga ati inganzo ngari reka mbe nziretse hanyuma turi intore twabyumvise inyamibwa hanyuma ikibazo cy'amatsiko ubuzima bwongeye twabyumvise turi intore ikibazo cy'amatsiko wantandukanyiriza ute inganzo ngari n'inyamibwa gute nyine gereranyiriza ubwira uti urumva inyamibwa umaze kuzibamo hashize igihe umwaka buriya uba ari muremure n'inganzo ngari wazibayemo imyaka myinshi imyaka igera muri 10 mbwira uti ni nk'ukuntu bashobora gufata umukinnyi wari uri muri APR agiye muri Rayon Sport bakamubaza bati byagenze bite kuko nawe amakuru ari hanze mu ntore arimo aravuga ko inyamibwa zaguhaye amafaranga menshi zarakuguze ayo makuru ari mu ntore ariko mana we rwose ntacyo nashinja inyamibwa Imana ibamera umugisha kuva hasi kugera hejuru ndabashimira ubuyobozi bw'inyamibwa ndashimira ababyinnyi tubyinana abakobwa abahungu abaririmbyi ni abana beza kuva hasi kugera hejuru kandi baguha icyo ukwiriye urumva ariko baguha icyo ukwiriye ukamera neza nta kindi nabavugaho kibi nta kindi nabavugaho kibi baguha icyo ukwiriye kandi kikakunezeza ugacya ku mutima ukumva umerewe neza nta n'icyo navuga ngo simaze mu mwaka ariko sinabona ibintu navuga bibashimira kuko ni byinshi nabashimira ni inshuti zanjye mbahaye amashyi inyamibwa rwose ndabakeje mbahaye amashyi cyane hanyuma inganzo ngari
inganzo ngari nazo twabanye imyaka ari imyaniko, twariye akabisi turya agahiye, umva twajyanye mu ndege turabwirirwa tugira gute. Ni ukuri nabo ni abana beza, Imana ibampera umugisha bakomereza umuco, kandi nibyo ni gutyo. none se ku Nyamibwa zanyaza amatorero korari ko iteye ubwoba. Reka ntugire icyo urenzaho, reka turirimbire abanyarwanda, reka tubataramire turinde indirimbo. Uyu muntu aririmba mu Nyamibwa ni ishyiga ry'iburyo. Urawe Nyamibwa we, mbese urawe nk'inyamibwa yanjye nke, uraho cyane manzi uraho we, ngaho nanjye mbese uraho ruhivu rwo mu nda, rumwe rwiko nkuba ntirucikenye, uraho cyane manzi uraho we, ngaho nanjye rumwe rwiko nkuba ntirucike, aho gucika nkarukavumera nka, uraho cyane manzi uraho we, ngaho nanjye aho gucika nkarukavumera, n'igisabo mukinumbire nke, uraho cyane manzi uraho we, ngaho nanjye ndaho. Iyi ni indirimbo y'Inyamibwa. Ejo bundi twari turi mu gitaramo cy'urw'intwari. Yego rwose. Indirimbo niyo mwinjiriyemo. Oya, ntabwo ariyo. Ntabwo ariyo. Reka niyo mwinjiriyemo tuyiririmbe. Nkezi Nyamibwa murabizi ko mbakunda. Randire ndagusohoje cyane. Ndamushuje cyane, ariko kandi na perezida ndamushoje. Ujye ubasuhuza rwose. Rodrigue ni manager, niwe mu manager wa mbere muri iki gihugu w'ibihe byose mu matorero yose cyane, ariko rwose abamanager b'amatorero ndabazi, ariko Rodrigue uri umuntu w'umugabo, Imana imumpera umugisha ahariho hose. Inyamibwa niryo torero rya mbere rifite discipline muri iki gihugu. Reka tubakeze turirimba indirimbo y'Inyamibwa Umutagara KTV, kuko turabakunda cyane. Anzika nzangajya nkanze nzinduka mvuga imena, nziteze na rikweye Inyamibwa n'inyanga gusumbwa nka zabaye urwoga ruzira urwakwe, kandi nza nka jambavuga nikize mbaririmbe shoza mbabwira nti u Rwanda rw'inkiza rw'abibarutse, ruzahore ruze y'ukwimena ari zirutahamo. Iyi ndirimbo mu rw'intwari ejo bundi mwayinjiriyemo, hari umupapa twari turi kumwe, yari sebukwe y'umuntu, ntabwo ngiye kumuvuga, ariko uzi ko amarangamutima yamusabye mu maso, kandi n'umupapa mukuru rwose ufite abuzukuru n'abuzukuruza. Noneho yatekerezaga ukuntu murimo kuririmba, noneho iririmbwa n'abana bakunda umuco kandi ubona beza. Inyamibwa rwose credit rwose, dore mbakuriye ingofero, ubwo reka ngire ntisariyuti. Mwarakoze cyane kandi mwaduhaye igitaramo cyiza. Nubwo nari mpari, impamvu mvuze ngo nubwo bariya abantu bakoze biriya, ariko mwaradutaramiye, yewe n'imiziki bayikuyeho n'amamikoro, mwarakomeje murahamiriza, maze mutwakirira drone neza, murakomeza muzitembamo. Muri Inyamibwa muri ab'igikundiro cyane. Ariko abaririmbyi babiri bo mu Nyamibwa uvuga uti badahari ntabwo naririmba neza, ni bande? Mufite korali nini?
umbwiye babiri bonyine utarimo, kuko wowe ni wowe wa mbere ku giti cyanjye. ufite Nabayo Nabayo na Kayiranga nta mudamu si babiri umbwiye se ukishyiramo nakishyiramo umudamu oya abadamu nabanteye ishyari abadamu nabanteye ishyari keretse umbwiye nabo babiri. Okay, ntacyo vuga babiri. Babiri ni Sifa na Angelique. Sifa na Angelique. Sifa ni umubyeyi ufite inyinya. Oya uwo ni Angelique. Angelique umunsi uri ni inshuti yanyu Angelique. Urabibona ko iyo duhuye turahoberana. Wagira ngo ni umuhungu. Nkamukunda cyane. Uzanamudusabire bare ababyeyi tuzabatumire. Oya nta kibazo rwose. Ariko ndabakunda cyane. Ni abahe baririmbye ukumbura mu nganzo ngari mutajyanye mu Nyamibwa? Ni uwitwa Murangira. Ni Murangira. Ukuntu bivuganya agahinda. Ubu ni nkaho ubwiye Rodrigue manager w'inyamibwa cyangwa Landry president. Ni Murangira umuvuzi w'ingoma nkumbura wo mu nganzo ngari yitwa Yves. Ariko akabyino bakamwita Bugyumbe. Avuza ingoma neza kuvugiriza ugacengerwa. Hako natwe mu nyamibwa dufite mu bateri mwiza cyane. Uriya mugufi wari urimo kubashoza ejo muri mu gitaramo. Naramubonye ni igitangaza cyane. Hari ikintu giye njya mbona. Akenshi usanga abantu babaye aba superstar muri gakondo cyane cyane mu matorero bakunda kuba ababyinnyi, kuko nibo bakunda kuza cyane. Wenda na korari baba aba superstar ariko mu bantu baba muri iyo kariyeri y'itorero, ariko ugasanga korari nyine isa nk'ihora inyuma, kamera yazajya gufata kenshi zigafata ababyinnyi. Ntago mbizi abakiriya bikundira abakobwa bagakunda abahungu, twebwe reka kandi ababyinnyi bacu nabo bagendera kuri twebwe. Nko iyo turirimbye neza babyina neza, iyo babyinnye neza cyane natwe noneho turushaho cyane. Sinibaza impamvu rwose mwebwe abakameramani mwibanda ku bakobwa n'abahungu, twebwe ntimuturebe. Ubwo natwe mwajya mutureba mubona turi babi cyane arababarije. Korari zose arazibarije. Abaririmbyi bose aho bari ndabasuhuje cyane. Natwe tugomba kwivugira bajye badufotora, badufata akavideo mbese turirimba natwe, kandi turi beza turirimba neza cyane. Niyo mpamvu umutagara uhari. Umutagara ikintu nashimye mu matorero yose yaje hariya ejo muri mu Rwintwari, nta na rimwe ryari ryujuje umutagara uretse Nyamibwa cyane rwose. Izina umutagara ni naho rikomoka, ntabwo rikomoka ku Nyamibwa ariko rikomoka ku ngoma zuzuye uko ari 12 zigize umutagara. Noneho zaraje ngira ngo barazibonye. Narazibonye. Inyamibwa zazanye umutagara wose wuzuye. Niyo mvano y'izina rya YouTube channel yacu munabimenye, ni umutagara uvuga ingoma zuzuye 12 zavugirizwaga umutware. Ni ukuvuga ngo kugira ngo igitaramo kiryohe kiburukatsa ingoma 12 abakaraza bagombaga kuba bari aho ngaho. Natwe rero ni ukuvuga ngo kugira ngo umuco wuzure nuko tugomba gukora tugakora. Ibyo byose twabyegeranya noneho bikuzura umutagara. Turi hafi gusoza. Yego, reka dutaramira abanyarwanda. Nihorezo umutangako watanazwe n'Imana yankamuremye nk'ukwishangaka yamutatso nk'urukundo murerwa utatsi ibyiza muhoza w'abanyabyeyi teta suteye imbabazi ngwino w'ingingo nziza wanramukanye Imana mbese mwiza w'abantu gukunda unkuzuye ishyane nkirwe sanze utengeye ubwuzu Mayimana hayirwa fina wawe nk'uko ifitiye nk'iteka rusanganwe isanganiwe ngwino w'ingingo nziza
hirwe ry'abankugukunda mbese humure ryankahutaha tanga baryuzunkuyitunguze mbe nk'impinga itankahi mundu ngwino tumarirungu w'inkizi y'abanyabyeyi umutesi ntukarire ndakwiyorenkeza shenge. ariko mbega indirimbo ariko ngo niwe wasohoye umugeni kwa The Ben. Oya ntabwo ari twebwe icyo gihe twari mu ganzo gari twarabyinnye gusa. Mwarabyinnye gusa. Doti yabereye Jariya ni nanjye nari mpari urabyibuka ko navuze inka kwa The Ben. Jariya ntabwo twe twari duhari kuko mariage yo urabizi ko yabereye convention. Mwakoze muri twe twakoze muri mariage. ahubwo inyamibwa nizo zabyinnye hariya ngira ngo. Nibihame. Ni ibihame ndabyibutse rwose. Nibyo byabyinnye hari. Ibihame nibyo twabyinnye muri mariage. Mwabyinnye muri mariage. Ariko aho uri akaba ari usohora umugeni cyane. Ndagira ngo ubwire n'abanyarwanda kuko turimo kugana ku musozo. Ukora iki mu bukwe ku buryo umuntu ashobora kukwifuza byanze bikunze bakubonye kandi bakumvise urashoboye? Niwe ubungubu niwe muntu muri gakondo w'igitsina gabo ushobora kuririmba izi ndirimbo neza gusumbya abandi. Ngerwo murakoze cyane. Abakobwa bashaka ko tubakorera mu bukwe rwose ni ukuri turahari twabasohora neza uko mubishaka. Uko mubishaka rwose ukeneye se ko tukwishaza tukakuririmbira ibihozo ukarira koko ukeneye ko tugutaramira. Babwira ko atari no mu bukwe gusa. Ko atari no mu bukwe gusa. Gukora igitaramo mu mwicaye ushobora kwakira umubyeyi yabaga hanze. Ni byinshi rwose mukaduhamagara tugaterana abaririmbyi tukicara tugatarama tukanezerwa indirimbo zose mwifuza tukazibaririmbira bya bihozo byiza za ndirimbo nziza za kinyarwanda zinyura amatwi ukanezerwa. Hari indirimbo nk'eshatu ubona abantu bakunda gusohorwamo abageni cyangwa se nk'itushobora guturwa umubyeyi. Reka duhere kuzisohora abageni noneho uziririmbe ntakuvugiyemo izo ndirimbo ebyiri bari zo tuza no gusorezaho. Hari mu ndirimbo eshatu urambwira indirimbo eshatu zikunzwe muri iki gihugu muzisohora abageni. Indirimbo eshatu zikunzwe rero biterwa n'umuntu wagiye gusohora abageni ngo ninde. Ndavuga wowe. Ngewe ubwanjye ku giti cyanjye. Banzu zimbwira tuze guhitamo imwe muyisohora abageni hanyuma n'indi umuntu ashobora kuririmbira umubyeyi yamutaramiye. Ngewe indirimbo nkunze gusoramo abageni hari Mutsiri, hari Gaju. Gaju ya Rwamudatinya. Yego. Reka dufate muri izo. Reka dufate Mutsiri. Oya hari n'indi. Hari n'indi. Reka nzirimbe ko ari eshatu wenda wumve. Icyarimwe. Ndarimba duke urabyumva. Yemwe bakonko hoga nimwiyunge nemwe yonge dumuhoza umwana muhongora cyeyura rizwa niki mama wenke ihorere shenge nyirabayanka hazana ninde monozanye yo nkuri dakukanka ibanga bajumwani muguye nabi mama wenke ihorere shenge nimutubwire icyabimuteye maze niyanga tumungucikenyero umutongo ni wacu
size nande mama wenye ihorere shenge kandi ugiye si kure cyane nudukumburaza nkatumana urungungano rwawe tuzaza twese mama we ihorere shenge iyitwa iyitwa iyihe? yitwa Nyirabayazana. Nyirabayazana. Ni yande uwayihimbye? ni ya kera. Ni ya kera. Ni ukuvuga ngo nuzi nyirahi ni za zindi zavuye muri Bakavuna n'abandi nkabo? Oya ntabwo ari bo. Ntabwo ari bo niba yize. Reka nkubwire rero turirimbe Mutsiri tuyisorezeho kuko nta kibazo. Reka turirimbe Mutsiri. Ririmba Mutsiri tuyisorezeho. umukonkoga ni mumutsirinki waje gutsirika imbeho y'igicuku agatsirika n'inyo tayankaga nkasusuruko ikonkumenke nk'iz'umutangashya nankaweyo kagwiraye umuhungu ntiruyobyangabo we mbe nk'ikonsa nkanzariye imabo kwa nkatsiri kurugambaye ikonkumenke nk'iz'umutashya nankaweyo kagwiraye mamaye ese mama we yenke utenye mutangahe mwese umukonkoga ni nyiramunku sabwanka uwo basaba amazi akazana inturire mbe nk'ikonsa nkanzariwe intege zinkituruke nk'ivure ikonkumenke nk'iz'uyu mutashya nankaweyo kagwiraye umuhungu nimishahi ruririmbwa mbe nk'ikonsa nkanzariwe manka ikinkige manka nk'abatinyiye ikonkumenke nk'iz'uyu mutashya nankaweyo kagwiraye mamaye ese mama we yenke utinye mutangahe mwese umukonkoga nirya nkanya wenkira mbe nk'ikonsa nkanzariye wewe z'umugabo umutima we
ikonkume nk'iz'umutangasha nawe yonko kagwinkiraye umuhungu nicyo nkogereye mbere ko nsanga nzari inyami ibwitarukenkeza ikonkumenye nk'izo nk'iz'umutangasha nawe yonko kagwinkiraye. iyo ndirimbo ifite nk'ibitero bingahe? Ndaho yarigejeje ubundi nkaririmba rufe yayo ariko iba nziza iyo nyifatanyije n'umumama iyo ndi kwirimbana na Arouette. Arouette turamushoje cyane mana yanjye. Arouette ndamubyeyi mwiza cyane cyane ariko ngiye mwita Kayirebwa ni Kayirebwa pe. noneho urambabarira nkusaba ikintu yego kandi nkisabire abakurikiye Umutagara KTV umbabarire tuzakora ikiganiro cya kabiri kuko twatangiye nzi ko turi bukoresha iminota 30 nakubeye none isaha irashize kandi tugomba gusoza ariko tukazagaruka uranyemereye? nta kibazo rwose tuzagaruke nubishaka nzagaruka nukuri nta kibazo ndahari. noneho reka nkwereke ukuntu kandi ndasaba abantu kuza kwihangana kuko ijwi ryanjye rirasaraye ntabwo ijwi ryanjye ryari rimeze neza muri hangana ubutanzagaruka ijwi rimeze neza cyane. ahubwo rero barabimenye kugira ngo baraza kuryoherwa ntabwo bari bumenye ko ryasaraye. noneho reka dusoze nyemerera nshimira Umutagara family abakurikiye Umutagara KTV waba imyidagaduro gakondo mukomeze muturebe mudukunde mutugane natwe tubagane tubakesha imitima. hanyuma ngiye nitwa Kamanzi Nkorozura Amakengurwa mugenzanda umushumba w'urugamba yitwa Tanazi indirimbo y'ababyeyi dusoza hanyuma ntuyirangize uririmbe nk'umunota umwe wonyine. ngiye kuririmba indirimbo y'urugamba urabizi ko tumaze iminsi twibohoye. ntuyirangize ubwo ngubwo abari kuri kamera babyumvise twasezeye ayirangiza kati nta kindi rwose. urugamba rurashyushye nkundirwa gutabara mwe ye nk'inyamibwa we ye nk'eruraterwa amazi ruragomba intwari ye nk'nimutemeruma nimukwira ingamba duhobera u Rwanda we ye nk'inyamibwa we ye hobe shenge Rwanda rwa Gasabo ye nimutemberuma umurage w'ubutwari ni gakondo iwacu we ye nk'inyamibwa we ye nawe iryanya wera mwumve Nyarugenge. akagira Imana iyi ngiyi nyamibwa mukayikunda kuyihamiriza. mwakoze cyane Imana ibarinde. abakobwa babyinamo 6 murakagira Imana.